aramubwira ngo nutamusanga nzakwica. Narahagurutse ndagenda njyayo, ngiye gusenga umugabo si uwawe ariko rya jambo riragaruka, mana nzajya kwicara iwacu, musaza wanjye ntabwo duhuje. Mwaka 2021 banyoherereje amahembe, utugare turacicikana imbere yanjye, ariko uyu munsi ndacyari muzima kubera ko nemereye Imana. Nawe niwemerera Imana, hari byinshi Imana izagenda ikurinda kubera ko wayemereye. Injyana mu nzira irimo Nyabingi nyibamo, mbana na Nyabingi, ndarwaragurika, ntabona umuntu wansengera, ariko se sinkiriho. Ubu uyu munsi umugabo utari uwanjye amen. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Yesu nashimwe. Yesu nashimwe. Amen. Ndikumva shaka kubanza kubaha kubuhamya ho gake. Amina. Amen. Hari abantu bakunda ubuhamya, abantu bo muri iyi minsi ntibakunda ubuhamya, ariko ubuhamya burubaka. Yesu nashimwe cyane. Abatari baraza nivuza amazina yanjye, nitwa Nyiramategeko Constance cyangwa se Constance. Iwacu ni Rusizi, niho nturuka, ariko Uwiteka yarabishimye abona ko nkwiriye kuza mu mujyi wa Kigali. Amena. Haleluya. Pastor atubwiye amagambo menshi kandi meza, njya amagambo nkariya niyo nkunda. Amina. Kuko amagambo nkariya arasenya akongera akubaka. Yesu nashimwe. Ibitari bitunganye mu mitima yacu bikarushaho gutungana. Amina. Haleluya. Mumbabarire nkunda haleluya, niba utayikunda ntabwo mbizi, ariko nkunda gutera haleluya. Yesu nashimwe cyane. Amen. Haleluya. Haleluya. Nge navutse mu muryango w'iwacu, ndi umwana wa 10, ninge bucura iwacu. Nasanze papa na mama ari abantu babana bahuje, ariko ntabwo bari abarokore, kuko ntabwo nigeze mbona papa na mama barwanye kandi banywaga akayoga. Ariko uyu munsi usanga ingo zirimo zisenyuka kubera inzoga, ubusambanyi bwa hato na hato. Iwacu rero barandera, banyereka urukundo rw'ababyeyi. Gihe kigeze ndi muto nyine banjyana ku ishuri ndiga, ariko nkura nk'umwana ukurira mu gikoma cy'avoka. Nagize imyaka 10 ndi umukobwa w'inkumi cyane, ariko twari dutuye hafi y'ishuri. Umwarimu wese uje kuri icyo kigo yararaga amenye. Nari nkunze kwiga, ariko sinabigiriwemwo umugisha ngo nanjye nige nkomeze. Nagarukiye mu mwaka wa 7 mwigaho igihembwe kimwe. Ikintu Imana yandinze kuba incakura.
nari umwana wa papa na mama. Uzi ibyo kwa papa na mama, nkagira inshuti ariko sinziteho cyane. Ariko nitegereje imikurire yanjye mbona igitsina gabo kitamfiteho iyerekwa ryiza cyangwa indoro nziza. Ibyo bintu byatumye mva ku ishuri, ariko umunyarwanda yaravuze ngo hari igihe wanga ikintu akaba ari cyo ubona. Naretse ishuri, nari ngeze mu myaka 14. Ishuri ndarireka, maze kurireka ndicara mu rugo. Nari mfite musaza wanjye nkurikira, yigaga ishuri ry'umwuga Centre de Métier. Yari afite undi musore w'inshuti ye, ariko bari barabyaye mukuru wanjye muri batisimu. Nge namufataga nka musaza wanjye, ariko we ntabwo yamfataga nka mushiki we. N'ibitekerezo we yantekerezagaho ntabyo nari nzi. Ariko igihe kiragera, musaza wanjye ajya kwiga, ariko asigambwiye ngo Alphonse ari buze kuza aha umuha ibi n'ibi, ariko ntujye kure. Yaraje, mama yari yaravunitse aba mu bitaro, papa yari yagiye guhinga, ari nge wasigaye mu rugo. Abasore bo muri icyo gihe bagiraga utuzu twa geto ku ruhande rw'amazu y'iwabo. Muhura ufunguza arakingura, areba ibyo areba, nicara nk'uwakwicara hariya hirya ku muryango. Ariko kubera kuko yaraje afite umugambi, arampamagara arambwira ngo ikintu runaka sindi kukibona, wino kindebire. Kambabwire nubwo nibyo nababwiye ngo nakuze nta bucakura inzi. Nageze mu nzu ahita arakinga. Amaze gukinga, uwo munsi nabaye umugore. Sinabibwiye papa, urumva sinayikubwira ngo papa ngo bimeze gutya. Ukwezi gushize yaragarutse, arambwira ngo wari uzi ko naguteye inda? Ndamubwira ati hoya, kandi mu by'ukuri pe ntabwo nari nzi ko mfite inda. Aragenda asanga muramukazi wanjye, aramubwira ati Costasia namuteye inda. Muramukazi wanjye abimbajije, ndamubwira ati reka da, ntabyo nzi. Ubwo nari ngeze mu myaka 15. Mbaho numva umubiri wanjye nta gihindutse, meze kwa kundi nari ntuye meze. Buriya nakundaga kwiruka cyane, nkiruka nagera ahari umukingo ngasimbuka, numvaga mfite imbaraga. Urwo rugamba ndubamo ntaruzi. Nge namenye ko ntwite numva ikintu kigenda mu nda yanjye. Cyakora maze kubona bimeze gutyo, sinabibajije mama, yaramaze gutaha. Ahubwo nagiye ku muntu w'umukobwa nawe wabyaye, ndamubaza, ndamubwira ko njya numva hari ikintu kiba mu nda yanjye kigenda gutya na gutya, ni igiki? Arambwira se wigeze ukora icyaha? Ndamubwira ati byambayeho rimwe. Ati ubwo ntutwite? Ibintu byose biba mu mabanga yanjye n'umutima nama, kandi niko nteye. N'uyu munsi kugira ngo nkubwire ibyanjye, nango ko wanyumvira ubusa.
igihe kiragera inda irakura, maze gukura ariko hagati aho umukobwa umwe yaje kunsura, ariko we yari yarashatse anatwite. Ndamuherekeza nk'uwagenda akagera hano hepfo, mbona mama aje agendera ku kabando aradusanga, twari twegamye ku giti cy'ivoka, azamura umupira wanjye, azamura n'umupira wa mama. Nge ntabwo nari nzi ibyo arimwo areba, yaranagiye ntiyambwiye ngo bimeze gutya, n'ubundi bamfashe kwa kundi. Gihe kigeze cy'uko inda ikuze yo kubyara, inda yaramfashe ndashushirwa. Twari dutuye ahantu hari nko ku muhanda nka kuriya, ndagenda nifatira agasambi niryamira ku muhanda. Sinabwira mama ngo hari ikintu kiri kundya mu nda, nge ndaceceka. Inda irandya, barateka bararya, barambaza ese urarya, kuko numvaga mfite ikizibakanwa. Ndababwira ngo ntabwo ndi burye. Cyakora bigeze nimugoroba, ariko akenge kari karaje, iwacu bajyanaga umuntu kwa muganga, byananiranye kubyarira mu rugo bamuhetse mu ngobyi. Mu mutima wanjye natinyaga ingobyi mu buzima bwanjye bwo kubaho. Nta muntu w'iwacu wahetswe mu ngobyi wagarutse ari muzima. Nkabwira Imana ngo Mana umbabarire sinzajye mu ngobyi. Imana ni umukozi w'umuhanga, nubwo waba umupagani Imana irakuzi. Nubwo waba uyikorera Imana irakuzi. Umugoroba uragera aho kugira ngo njyewe njye mu rugo iwacu njyame mu nzu, ahubwo nahise mfata inzira ndagenda, kugira ngo iwacu badakomeza kubona yandi iri kundya itavuka, bakaza gutumira abantu bakambeka bakanjyana mu bitaro. Mpita mfata gahunda ndavuga nti ndaza bwije, ahari Imana iraba yagize ikindi ikora mu bitekerezo byanjye. Imana idutabare. Muri iyi minsi hari abana barimo barahura n'ibibazo ariko batazi ruhe na ruhe, ariko biki giheho babana byigishijwe. Twebwe ntabwo batwigishaga ibintu ngibyo, byari biteye isoni. Nuko ndataha njya mu nzu, wacu bari mu gikoni, ngiye nikingurira mu nzu nini, ndagenda ndaryama. Mama akora ibyo akora byose niryamiye, ariko ndabyibuka hari mu gihe musaza wanjye yari arimo yubaka, iwacu hari amasiteri y'inkwi. Mama yaracanya cyane umuriro wa rugi, papa ajya kuryama mu nzu. Papa amaze kujya kuryama, mama araza arambyutsa njyana mu gikoni, asasa mu kirambi arambwira ngo ryama. Ndaharyama, abonye bikomeye ahamagara, aragenda abwira papa, aramubwira ati genda umbwirire Helena ko umukobwa wawe inda bikaze azamfashe. Ubwo ni umuganga wa gakondo. Aragenda aramubwira, yaramushubije ngo nge ndirwariye, ntabwo ari ngewe wabwiye umukobwa wawe ngo ajye kwishinga abahungu. Mama yicara aho azi ko atagiyeyo. Papa yarabyutse ajya kwa wa musaza wanjye nkurikira, aramubwira ngo jya kubyutsa Helena aze afashe mama wawe, mushiki wawe inda yamufashe. Nko mu masaha ya saa 7 z'ijoro, noneho bya bindi nigiraga byaranze. Uretse ko niba ari defo ntabwo mbizi, ngira gahunda y'ukuribwa n'inda.
tukicarana ugataha utamenye ko indi iri kundya. Imana ingirira neza, uko amasaha agenda ahita akaba ariko bigenda bikomera. Ubwo ya saa ya saa 7 nari mbyaye umwana w'umukobwa. Maze kumubyara iyanyuma itinda kuza, ariko wa mukecuru yamaze kuhagera. Bakecuru ba gakondo bafite nabo uko babyaza, abampaye umuti. Yanyuma ndayibyara, maze kuyibyara buba burakeye, hamaze gucya. Umva ukuntu nabyaye ntazi akatsinururo, ntacyo nzi. Mu gitondo nihagarariye hariya ku muryango, iwacu ni ku muhanda, nkajya nirebera abantu. Mwana yarira nkajya kumwonsa. Noneho mama ntabwo yajyaga ajya kuvoma, kandi nta muntu wari uhari ujya kuvoma. Ntabwo namubwiye ko ngiye kuvoma, namurebye ku jisho mfata ijerekani y'amazi, njya ku mugezi nzana amazi, nyageza mu rugo. Mama abona nduye ijerekani, arambwira ati ninde wagutumye kuvoma? Ndamubwira ati none se kutajya uvoma, nari kuza kumesera umwana gute? Arambwira ati umuntu wamenye ko wabyaye akabona wagiye kuvoma, ntabwo ari kubona ko nagufashe icyandararo. Ndamubwira ati hangane, ntabwo nari nzi ko umuntu wabyaye atajya kuvoma. Mazi ndayatura nyashyiraho. Wa wundi wanteye inda yaherutse aza kuvuga ko yanteye inda, ariko ntiyagarutse ngo avuge ati reka njye kureba umwana. N'utwenda tw'umwana nagiye ngura, natuguze mu bwenge bwanjye, nyine Imana ariyo inkoze ku bwonko, ahari nabyo sinari kubitekereza. Ariko kuko Imana ari umubyeyi, narabyaye mbyara umwana w'umukobwa. Imana impa kumurera, impa n'ubwenge bwo kumurera. Ubabyaye 4. Ariko nkajya ndeba ukuntu nabyaye, nkabona nta n'ubwenge ngewe nifitiye. Nta bwenge mfite, nta bushobozi mfite, uretse Imana yo kundengera. Igihe cyaje kugera papa arapfa, apfuye musaza wanjye tukajya dushwana. Mu buzima nanga gushwana n'umuryango. Nahise njya ahantu muri Kongo ntazi, ahantu bita Ibubembe. Ngezeyo narashatse, bintunguye, shaka umugabo ufite umugore ukuze. Ariko najya mureba, nareba nuko ndi, nkabona ntibingwiriye. Muri nge habamwe umugambi wo kuzasubira iwacu. Ariko njya kugenda nabwiye mama, ndamubwira ati ndagiye, uzanyifuza nanjye mbifuze. Sinarinzi yongiye, sinarinzi nuko hangana. Ariko nagiye urugendo kuva ku wa gatanu tugerayo ku cyumweru. Imana yandindiye aho hantu. Wa mwana yari yaramaze kugenda. Abakongomani bakunda abana, basaga n'abashaka kumunkuraho. Gihe kiragera ndatwita. Uwo mugabo yarafite umugore utabyara, ndatwita. Maze gutwita ndabyara, ariko mbyara umwana umeze ukuntu.
barambwira ngo uyu mwana ntidushaka ko wongera kumwonsa. Barabimbuza ndabireka, hashize umunsi umwe arapfa. Mbyara umwana wa kabiri, niwe bakunze kunyitirira Fayida, mama Fayida w'umukobwa. Ariko mbwira Imana ngo aba bantu ntabwo bazi iwacu, nindamuka mvuye ina ntabwo nzabasigira umwana wanjye. Igihe kiragera mbwira uwo mugabo ndamubwira ati nkeneye gusura iwacu. Bo bagashaka kubona nkaho bambyaye ngume muri icyo gihugu nta kugera iwacu. Noneho nsanga umuntu wari wanjyanye ndamubwira ati nkeneye kujya gusura. Ariko nari narafashe umugambi ko nindamuka ngeze mu Rwanda ntazongera gusubira muri Kongo. Nuko barabyanga, babyanze ndacika, njya kuwo mugabo wanjyanyeyo, sanga yagiye gucukura izahabu. Ngezeyo wa mugabo wanjye aza kunsangayo anyambura umwana. Mwana aragenda mumarana icyumweru. Nari narababaye ndamubwira ati sindi bugukurikire. Bamumarana icyumweru, wa mupapa baratashye ndamubwira ati ngewe nkeneye gutaha iwacu, kandi nubwo nzataha ngomba no gutahana umwana nabyaye, kuko ntabwo mwangoye. Umumama umwe w'umukongomani arambwira ati mama Fayi, nanjye ati wowe ntugende ngo ubakaba umwana, nugerayo wicare ku muryango umwana wawe araza gusanga. Nkuko yabimbwiye nicaye ku muryango umwana aransanga. Ariko ntabwo nari nemerewe kumuha ibere tutanyoye umuti. Hari ahantu wangaga n'ibiryo wabyanga wabirya, utanyweye umuti umuntu akapfa. Ndavuga naho kugira ngo umuntu w'abandi azapfe, burya nujya ahantu mu kindi gihugu ibyo bazakora byose uzabihanga amaso ubirebe, urebe ibyo bari gukora ari bike. Ibyo bakora byose nkabyitegereza. Iyo miti yabo baravuga ati ntabwo tuyiguha, dutegereje ko umuntu wacu azapfa. Ya miti naragenda yisoromera, ndawunywa nkuha n'abana banjye, bategereza ko hari umuntu uzapfa barabibura. Ariko uwo mugabo yasize ababwiye ngo iki? Yababwiye ati uyu mukobwa ntabwo ari njye namubyaye, afite iwabo. Jyana n'umugore iwabo, niba udashaka kujya iwabo umuhe uburenganzira agende. Imana rero iza kungirira neza, nongera kugaruka mu Rwanda. Nagarutse mu Rwanda 1992, intambara yari iriho. Ngeze mu kibaya cya Bugarama nsanga ibiraro barabiciye, bisi ntabwo itambuka. Ariko nari mbafite abantu, ndabanza ndarindira. Gihe kigeze rero umutekano wongeye kuboneka, mfata inzira ndataha. Ngeze mu rugo nari mfite musaza wanjye ukora ku kibuga cy'indege. Ntabwo nzi ukuntu yamenye ko naje, araza aravuga tuzongera kurenga. Uzaguye wagiye, iyo uzaba wagiye ntuzagaruke. Umuntu wese wo mu muryango azamvuma. Ariko nanjye nari narafashe decision yo kuguma mu Rwanda. 93 haba harageze ndakizwa mu kwezi kwa 8. Kankubwire, ariko mbere yuko nkizwa nanjye nari maze kumenya ibipfa n'ibikira, nari maze kumenya ibyaha ibyo ari byo. Nanjye ninjiye mu byaha, nkora ibyaha by'ubusambanyi. Inzoga yo nayinywaga gake, kuko akenshi
nari umuntu uvuga ati ninjya kunywa inzoga sinshaka kunywa inzoga y'abagabo, hatagira umugabo uza kunsambanya akavuga ko ari uko yanywesheje. Nge nasambanaga n'uwo nshaka kandi nakunze. Nuko nyuma yaho nza gukizwa, maze gukizwa, ariko buriya Satani ni umwanzi. Ijambo ry'Imana ryakomeje ritubwira, batubwira ibyo gukizwa, ariko Satani we hari igihe akomeza kukongorera akakubwira ngo urakizwa, ukizwa iki? Ngwino twigumanire, ugakomeza ugakora ibyaha ibyangwa n'Uwiteka, ariko uri kubabaza ubugingo bwawe. Maze kubatizwa hari mu gihe cy'amashyaka, mva gusenga ari ku cyumweru. Umunyarwanda yaciye umugani ngo usiga ikikwirukaho ariko ntujye usiga ikikwirukamo. Pe mu buzima bwanjye nari njijijwe numva mbishaka, na Mwuka Wera nkumva rwose iyo bigisha nkumva Mwuka Wera aramanukira, ariko Satani ni umwanzi w'ibyiza, ahora gutitirije uko bwije uko bukeye kugira ngo agusubize inyuma. Bukeye ndaryama ndarota, ndota inzoka munsi y'uburiri ndyamyemo. Nari nkiri muto mu Gakiza, iyo nzoka ngiye kubona mbona izanye igipapuro mu kanwa cy'umweru ariko kiriho ubudoridonzi bw'umukara. Iyo nzoka yanganaga n'akavure k'iwacu bajyaga bengamwo inzoga. Sinasobanukirwa icyo ibyo bintu bishatse kuvuga. Ngo ya nzoka ndangije kuyibona yaciriye amacandwe menshi, ifata umutwe wayo ivuruvunza muri ya macandwe. Sinasobanukirwa icyo ibyo bivuze. Umuntu mbibashije nawe ntiyambwira ngo bivuze uku. Birangiye nza kuva gusenga, mama ntuma ahantu hitwaga ku Kabasazi, ndagenda njyayo, sanga mitingi yahabereye. Maze gusanga mitingi yahabereye, mbona umugabo uhagaze nko mu ruhande rwa gutya, nanjye ndi kuzamuka muri iyi nzira. Ntabwo ari uburyo ureba umuntu gutya ariko ntumuhe amaso yawe. Ndamureba, sinamuha amaso yanjye, ngiye ngomeza urugendo rwanjye. Icyo nari ngiye gukora ndagikora, ngarutse wa muntu musanga hahandi ndiyambamagaye. Nubundi mbona ari kunyitegereza, ndakomeza ndagenda, ndataha njya mu rugo. Bwacyaga mu gitondo njya kubagarira umuntu ibishyimbo hakurya ya Rubyiro. Dutashye tugeze mu isoko, barambwira ati buhagaze hano ku mangazini uturindire tugiye guhaha. Bajya guhaha, nanjye nsigara mpagaze aho hantu. Kajya mbona umuntu ari kuza akandunguruka agasubirayo. Barangije guhaha, wa muntu baraza ati dutahe. Tukizamuka gato, inyuma yanjye mpabona umuntu, ariko mwitegereje mbona ni wa muntu naraye mbonye. Yaramberekeje nk'umuntu wangura ahangaha akangeza igahanga. Tuhageze turahagarara, arahagarara arambwira ati ndatashye nsubiyeyo. Yaranganirije, mu bintu yanganirije yambazaga amazina, nduwa hehe gutyo. Kuwa kabiri, hari kuwa mbere, kuwa gatandatu ngiye kubona mbona ibarwa, aranyandikiye. Ntabwo nzi impamvu ibi byaje, ibyo uhura nabyo ntabwo mbizi, ariko Imana irabizi. Bigiraho bigukura, ntiwumve ko ari amatangazo gusa, ahubwo bigiraho bigukura, nawe bigiraho bikujyana. Niba hari ibyari biri kukwirukaho nk'ibyanyirutseho muri icyo gihe, Uwiteka guha imbaraga zo kunesha ibiri kukwirukaho. Wa mugabo aranyandikiye, amaze kunyandikira
akaretire ndagasomye ndakabika imitomo bayinsutseho kabiri, nanjye urukundo ruraje, nanjye numva wa muntu namukunze. Ntiyigeze ambwira ngo dukora icyaha, oya, ahubwo iby'ibyaha byaje nyuma. Satani ajya abanza akiyoberanya, akakwiyoberanyaho, akakwereka ibyiza, ariko bya byiza ari kukwereka bizavamo ibibi. Turakundana, tugirana na gahunda yo kubana. Satani nawe ariko ntitwabana tutabanje kwiryamanira. Kabiri, inda ngomba ya kangahe? Ya kane. Ariko nkabona ndi kuruha, nkabwira Imana ngo Mana uzambe basa umwana w'umuhungu, basazanyubakira inzu mbemo, aho kugira ngo nzapfane umuruho nzerera ku gasozi. Mba ntwaye inda y'umwana w'umuhungu, wa mugabo dufitanye amateka yo kubana, itsembatsemba riba riraje, abantu barabishe. Hashira nk'ibyumweru bibiri najya kubona nkabona araje mu rugo, aje kundeba ko nanjye batanyishe. Igihe kiragera cyo kugira ngo dupange kubana, habaho ihunga. Arahunga, twemeranya guhunga nanjye nawe, ariko igihe kigeze kubera ko nari narabaye muri Kongo, ndavuga ngo igihe kizagera bafunge imipaka mbure mama. Hakaba hari undi nawe wari uri kundambagiza yewe. Mw'ibyo bibazo byose, niyo nda y'amezi 3, sinamubwiye ngo yego, sinanamubwiye ngo hoya, kuko uriya wanteye inda namukundaga ngivuyeho uruhu. Umugabo yaraje amaze guhunga, aragaruka aza kundeba, arambwira ati rero nkeneye ko tugenda. Narapakiye turagenda, ariko ngeze ahantu hitwa i Nyakabuye, tekereza kuri mama n'imyaka nzabaho ntamubonye. Nawe ahita nsigi wabo asubira muri Kongo, arambwira ati nabitekereje mbona ndakwiriye kugutungira muri Burende, reka mbanze nubake, nimara kubaka nzagaruka kukureba. Hamaze iminsi nanjye mfata inzira ngiye kumusura. Ngeze ku mupaka wa Kongo n'u Rwanda, sanga abasirikari ba Menwari baje. Nta muntu noneho uri kwambuka nta ndangamuntu, nayibagiwe. Naraye nshatse kwa wa mugabo wari uri kundereta. Nambaye igitenge kimwe, nta kindi kintu nazanye. Urwo rugo narubayemo nduboneramo ikosi, bigeragezo byinshi ku gahanga kanjye, ariko nibuka ko nakijijwe. Mbwira umugabo ati nkeneye gukizwa, uko byasa kose, mu bibi byose nzahura nabyo, mu ntambara zose mbasha guhura nazo, nkeneye gukizwa, ngongera ngakorera Imana. Umugabo arambwira ati nujya gusenga nanjye tuzajyana. Twarajyanye, twageze mu cyumba cy'amasengesho arereka. Uwo munsi ubu nawe ni umukozi w'Imana, ariko akunda iby'isi cyane, ntabwo ajya akunda kubohoka. Naho mbahurirana n'urugamba, mvuze ngo mbivuge, ni birebire.
igikunda kumbwira ngo uzandika igitabo penjya mbona nzacyandika cy'amateka. Narahageze kurya aba ari ikibazo, kwambara ni ikibazo, mu nzu idashinga uretse ko hari iwacu. Imana idutabare kandi turengere. Umunyarwanda yaravuze ngo ishakira mu ruho ntibaza amoko. Urugamba ndarurwana, noneho iyo uri mu bukene uranabyara. Ninde wabyaye? Ni njyewe. Yesu aranyumvira ko mbyaye nkabyara umuhungu. Uriya mugore we niwe baroza abahungu, kuki abyara abahungu? Ariko Imana ikora uko ishaka. Imana ikambwira ati nkeneye kunkorera. Ese umuntu waguye akorera Imana gute? Birashoboka ko uyu munsi Imana ijya ikubwira ngo nkorera, waravuye mu byizerwa, utarasubira ku musaraba uko bikwiriye, ukavuga ngo ntacyo nakorera Imana. Natinze kumvira Imana mbona inkoni. Ubu kuri ribere ngiraho inkovu nini cyane, narwaye nonsa Eric. Imana irambwira ngo uyu mugabo si uwawe, nk'iyo nkoni nakubiswe. Mbwira Imana ngo Mana, umubiri wanjye nduwuzi, amaraso yanjye nduyazi, nzongera njya kwicara iwacu nongere mbyara undi mwana? Mana nyibwiza ukuri. Kunda ya gatanu iburaho igihe ngo mbyare, njya gusenga, nsenga amasengesho y'iminsi 2 na mugenzi wanjye. Ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo duhinduke, niko bari kutubwira. Urebe ibyo utaratunganya mu buzima bwawe bwose. Nuko yanda nayo twatangiye ya masengesho, numva mu nda hari kundya, njya kuri toyi, ngezeyo ngivayo mpagaze gutya, ahantu mbagaze hose hahinduka amaraso. Ibyo bintu birara bimbaho uwo munsi ku wa 4, ndabirara nangeza ku wa 5. Ubwonko Imana yabwicaye hejuru no gutekereza ngo jya kwa muganga ntabihari, ahubwo bampamagarira n'ubundi umukecuru. Wa mukecuru turabana, arambwira turabyara Gashindi. Gashindi n'umwana uza yiyicariye mu nda, ariko akambwira turabyara. Nagejeje ku wa 5 saa 10, wa mwana yanze kuva muri yanda, ahubwo ikivamo ari amaraso. Umugabo aravuga ati utaza kungwaho, ajya gushaka moto inkura nk'uwava hano ajya Nyabugogo. Nagezeyo abaganga ba nimugoroba bari gutaha, ariko kugira ngo uwo mwana mvemo yavuye mu bwonko. Ibindi kukubwira, ijambo ry'Imana riratambuka rikakubwira ngo ihane, ukanga kwihana. Imana idutabare cyane, ariko Imana irahana kuko batubwiye. Imana irahana. Abantu benshi dukeneye ubuhanuzi, ariko twari dukwiriye gukenera kwihana kuruta ubuhanuzi, kuko ijambo ryaciye hano nibwo buhanuzi bukuru, na nibwo bukubaka, na nibwo bugira aho bugukura, na nibwo bugira aho bukugeza.
amena. Kuko urufatiro rw'amazu uzubaka ruri mu kwihana, kuko urufatiro rw'amamodoka uzagura ruri mu kwihana. Wa mwana nawe amvamo hamaze iminota ingahe, nawe ati nciyeho. Acaho, amaze gucaho, hafi aho nari mbafite musaza wanjye, buracyo umugabo nsanga kwa muganga, ndamubwira ati jya kumusaba itongo. Aragenda musaba itongo, tumusiga aho ngaho, turataha dusubira iwacu mu Bugarama. Ngeze mu Bugarama, abagore baho ati urumva n'umwana nari mbyaye wa mugabo w'imfura. Uriya mwana yari uwa Kivuruga, umuturanyi, umuntu w'umugore arabyikorera. Ati none se twamenya yarabyaye igiki ko tutigeze tukibona? Bazakuvuga byinshi, ariko wowe n'Imana n'umutima wawe nimwe muzaba mufite ukuri. Birarangira giye gusenga umugabo si uwawe, ariko rya jambo riragaruka. Mana, nzajya kwicara iwacu, musaza wanjye ntabwo duhuje, ntituvuga rumwe, n'ubwenge bwanjye bwari butarakurura ko najya gukodesha inzu nkayicaramo. Uwo mutima sinigeze nkugira mu buzima, ariko ikintu nabwiraga Imana nkayibwira ati Imana, amaraso yanjye agira gukundwa n'abazimu. Buriya ni abadayimoni bankundaga, njye ntabwo mvuga ko ari abantu, ni abadayimoni bankundaga kugira ngo bandeshe iki agaciro. Umugabo ntazi mwiza, ntamenye yaturutse, najya kubona nkabona araje nk'inkonkobotsi arankunze. Ntafite gahunda yo kugira icyo amarira, ahubwo afite gahunda ngo turyamane gusa, mbe igikoresho cye. Ariko reka nkubwire, itegereza abajya bakubwira ngo muryamane, urebe ko araba umumaro ku buzima bwawe. Nusanga ataraba umumaro, ubakatire, ubabwire ngo namenye Yesu ng'umwami n'umukiza, niwe mugabo wanjye. Urugo ndubamo, ariko igihe kiragera ndavuga ndi ese ndakomeza gukubitwa? Ndahaguruka njye iwacu. Nageze iwacu, musaza wanjye ajya kunywa inzoga. Hari igihe umuntu ajya kunywa inzoga afite gahunda yo kukubwira ijambo riri ku mutima we. Yagambiriye ari muzima, ariko akumva inzoga arizo ziri buze kumusunika akakubwira ibyo yumva yifuza kukubwira. Umugabo anywa inzoga nijoro niryamiye, numva urugi barumereye nabi. Tinini mutabyuka ndaruca. Nari mbamaze icyumweru. Narabyutse ndakingura, maze gukingura kafiyaje iraba. Ngeneye kumenya ko wahukanye. Ntabwo ngushaka hano. Atubuza kuryama. Tujya kureba responsable. Niwe wamufashe kugira ngo turyame, amujyana he mu irondo. Tubona kuryama. Nahise nsenga isengesho rivuga ngo Mana, ni ukuva kwa zuru nkajya kwa munwa, wa mugabo ngomba kumusubiraho. Nakomeje kwinginga Imana, ndayitabaza. Umuntu w'umukozi w'Imana arambwira ati subira ku mugabo wawe. Nasubiyeyo. N'ubundi ntambara ndizaretse. Urugamba ruba urugamba, inzara ibiwanjye, kwambara ubusa ku biwanjye. Ericyo azababwira ati nambaye ikanzu. Murumuna wanjye yavutse tugiye kurya ubunyano. Ibyo bintu byarabaye.
yakwanitse nta wakwanura, yanakwanuye nta wakwanika. Mba kuri uwo musozi, ariko nyuma yaho Imana irambwira ngo nkorera. Se ndagukorera n'ubundi uvuga ko umugabo atari uwanjye gute? Ariko ndarenzaho nkorera Imana, ndangije ndihana rwose. Yesu nashimwe. Maze kwihana rwose, nkuraho igisa n'ikibi cyose ku buzima bwanjye, mbwira Imana ngo ndakwiyeguriye, gupfa ni wowe no gukira ni wowe. Sinareba ubushwambagara nambaye, sinareba inzara ijya, sinareba uko abana bambaye ubusa, sinareba ko uburwayi buhora iwanjye. Ibyo byo kumbwira ngo umwana yarwaye ni uw'Imana. Nge nta bushobozi mfite bwo kumujyana kwa muganga. Akire, apfe, nta kintu mfite. Ngafata inzira nkajya gusenga. Umwana musize yarembye, kandi ni ukuri nta bushobozi nari mfite, bitari byo kubabeshya. Ariko kubera ko Imana ari umukozi w'umuhanga, uko nagiye gusenga umwana agenda akira gake. Shaka kugira ngo mbicumbikire nibirebire, nzagaruka. Imana rero ingirira neza, intoranya mu bakozi bayo. Nabyaye Eric naratangiye gusenga, mbyara Elisa naratangiye gusenga, mbyara Pasi naratangiye gusenga, naratangiye kubyuka. Ariko sindasezerana, ariko Imana ikeneye ko bwiriza abantu ubutumwa bwiza. Ibyo bintu narabikoze, abantu barakizwa, abantu baguye barabyuka, ngewe ntarabyuka. Ababatizwa barabatizwa, nge ntarabyuka. Imana ikora uko ishaka. Imana ntizagukoresha ngo se ngo ngewe nkumeze gutya ni gute nagukorera. Imana ifite ibyo gushakaho. Bukeye njyana ababyeyi batwite mu butayu, niwo wari umurimo wanjye. Ubundi wanjye hahoraga hakinze, nanjye mbamwo imbere. Uko manga njya kumwakira, niko kari akazi kanjye uhereye ku itariki ya mbere y'umwaka ukasoza ku yindi y'iki y'umwaka. Uje gusengera ibyifuzo arasanga Mama Faida aho ngaho. Uje muri gahunda ki aransangaho. Murimo w'Imana ndawukora kandi birakunda. Cyakora njyanya abo babyeyi mu butayu, Imana irambwira ngo genda ujye kwandikisha invitation. Nandikisha invitation. Maze kuzandikisha, nako maze kumbwira gutya, mbwira n'umuntu nzatangiriraho mpereza invitation. Ubukwe bwanjye burakorwa, ubukwe bw'umutindi. Imana yakoze ubukwe bw'umutindi muri karitiye. Bamenya ko njya nsenga Imana. Abantu bararya, Imana irambwira ngo nabo mu murima bagiye guhinga bazahinguka baze barye banywe. Kuko Imana ari umukozi w'umuhanga. Maze gusezerana, ryajwi ryajyaga bahoraga bambwira ngo umugabo si uwawe, kuko Imana ariyo yambwiye ngo noneho ndakubabariye, genda ujya gusezerana n'umugabo wawe. Ubu uyu munsi umugabo utari uwanjye naramweguriwe. Ariko mwegurirwa gute? Kuko natitirije nk'umupfakazi, amavi yanjye yarameze nk'ay'ihene. Bimaze gusibangana vuba. Amavi yanjye yahoraga apfukamye, n'amaboko yanjye buriya hano havuyeho wabona ko hadasa n'ahandi. Nta kindi, guhora ameze gutya. Ninginga Mana ngirira neza. Reka nkubwire, kurya kwambara ntabwo byandebaga. Narya irobo, ibyo birereba Imana ntabwo bindeba. Icyanjye no gukora umurimo wa Nyiringabo.
umurimo w'Imana tuwukora twambaye ubusa, tukawukora dushonje, kandi Imana iri kutureba. Ubuhamya bwanjye reka mbe mbugejeje aho, tuganire ku ijambo ry'Imana. Batubwiye ngo nitwanga kumvira Imana, ibiti n'amabuye bizayumvira kandi biyikorere, kuko na kano kanya biri kunyeganyega bishima Imana, bivuga ati ndagushimye Mana ko nanjye wemeye ko mbaho. Tugiye gusoma 49 Yesaya. Nimunyumve mwabirwa mwe, namwe mwamahanga ari kure, nimutege amatwi. Uwiteka yampamagaye ntaravuka, nkiri mu nda ya mama yanyise izina. Muvuge ngo amena. Akanwa kanjye yagahinduye nk'inkota ityaye, ambisha mu gicucu cy'ukuboko kwe, kandi ambinduye umwambi usennye. Mu kirimba cye nimo andindira rwose, kandi yarambwiye ati ni wowe mugaragu wanjye Isiraheli, uzambesha icyubahiro. Amen. Tukiri aho 15. Mbese umugore yakwibagirwa umwana yonsa, ntababarire uwo yibyariye? Icyakora bo babasha kwibagirwa, ariko nge sinzakwibagirwa. Amen. Haleluya. Njyewe nk'umubyeyi nakwibagirwa umwana nabyaye? Ariko data wa twese ntabwo yabasha kwibagirwa uwo yatoranije cyangwa se uwo yashatse. Mana nidutabare cyane. Ijambo komejeho gatoya riravuga ngo naguciye imanzi mu kiganza. Haleluya. Ubundi yatumenye tutaraba urusoro mu nda za ba mama, atunyuza mu bigeragezo by'uburyo butari bumwe, aducisha ahantu hakomeye. Ariko hari ikintu gikomeye Imana ishaka kukugira cyo. Yesu nashimwe. Umuryango wawe ukuvaho, abavandimwe barakwanga, inshuti ziraguhunga, ariko Uwiteka gukomeraho. Mana yacu nishimwe. Muri ibyo bigeragezo byose nahuye n'ibikomeye, nahuye n'abanyanga. So bundi ninde wagukunda utagira n'igitenge? Bundi se ninde wagukunda utagira ibyo kurya? Amen. Haleluya. Ariko Yesu wacu ni umukozi w'umuhanga. Nubwo ureba ukabona muri wowe hari ibikunanije, ukabona hari ibikugoye, ariko Yesu agufasha ukuboko. Yaravuze ngo nzakujya imbere, ahataringaniye nzaharinganiza, ibihindizo by'ibyuma nzabicamo kabiri. Haleluya.
hari ibyagutsikamiye, hari ibyakurwanije ku musozi utuyeho, mu kazi ukora, muba mugendana, ariko Uwiteka Imana ibyo aje kubicamo kabiri. Haleluya, haleluya, haleluya. Urwo rugamba narubayemo, ariko data akanyishimira. Nta yindi mpano mfite, nta buhanuzi mfite, nta niyerekwa, ariko nagera mu nzu y'Imana basirimba ngasirimba, bahimbaza ngahimbaza, bakoma amashyi nanjye nkayakoma. Yesu nashimwe. Ndavuga ngo n'ubundi ko ndi umukene, akaba nta kintu na kimwe nishoboreye, n'ubundi ndaza nifumbate mu rusengero, biri bumarire iki? Ngeneye kugira aho ngera, ngeneye gutanga ibitambo by'umubiri wanjye, maze nanjye Imana ikanyakira. Haleluya. Ariko bakoma amashyi, amaboko yawe ukayagira gutya, baririmba umunwa wawe ukawubumba, basirimba ukiyicarira. Ariko Uwiteka Imana hari igitambo akeneye ukwiriye gutamba, kubw'ibibazo ufite, kubw'intambara ufite, kubw'ubukene ufite, kubwo kwambara ubusa, kugira ngo Uwiteka akurengere. Yesu nashimwe. Nakwitegereza hirya no hino ngasanga nta kintu na kimwe nifitiye, ngasanga nta jambo mu muryango mfite, ngasanga mu muryango w'umugabo naho ntaryo, ngasanga mu baturanyi ntaryo, ngasanga hirya no hino ntaryo, ahubwo ngasanga ijambo ndifite mu nzu y'iki? Y'Imana. Haleluya. Birashoboka ko hirya no hino nta jambo ufite, birashoboka ko ureba imbere ukabona ntaryo, ariko nugere mu nzu y'Imana nawe ugira ijambo. Yesu nashimwe. Haleluya, haleluya. Imana itangira kunkoresha, yankoresheje ntagira ikintu nerekwa, irambwira ngo nkeneye kujya kunkorera, ariko mukeneye kujya gukora muri kuvuga domaine de pere sini taye grere foya siya domaine. Ariko Uwiteka sibyo ashaka, akeneye kubanza kumuhamya, ukavuga ibyo yagukoreye, ukavuga aho yagukuye, maze imbaraga z'Imana zizamanukira muri wowe. Haleluya, haleluya. Yajyaga ambwira ngo ndi igikoresho, akambwira ngo iwawe nzahazana umurimo, akambwira ngo nzakwicazanya n'abakomeye, akambwira ngo nzakugeza kure. Nkirebaho ngewe imbaraga sa n'umugigi w'imbaraga uranduta, ngewe uzanyegera gute? Urabura guca ku bakomeye, uri kuzi wanjye gukora iki? Haleluya. Uko Imana ireba ntabwo ireba nk'abana b'abantu. Haleluya, haleluya. Umurimo w'Imana ndawukora, noneho maze kubyara uwo mwana wapfuye, Imana irambwira ngo ahantu wari uri simba gushaka. Icyo gihe nari mu nkuru nziza, haje irindi dini ribatiza umutware, abatirizwa muri ryo, kajya numva ahubwo wari ukwiriye kuza kunsanga. Ariko Imana irambwira ngo nutamusanga nzakwica. Narahagurutse ndagenda njyayo, nsanga umurimo w'Imana, uyu murimo dukora ubamo ba kidobya, abantu b'abayobozi ba kidobya, umurimo barawudobeje. Ijwi ry'Imana rirambwira ngo genda ushaka abantu batakira umurimo. Umurimo w'Imana mutakira ntarebye ku nyungu, umurimo w'Imana mutakira ntarebye ku bukene mfite, narebye n'imbere mu itorero.
umushumba ngo azagira icyo amarira. No, njyewe icyo ndi gusabwa ni umurimo w'iki? W'Imana. Haleluya. Umurimo w'Imana ndawukora, n'abayobozi barandwanya, ariko ndavuga ngo nahamagawe n'iki? N'Imana. Nkomeza umurimo. Amina. Umurimo ndawukora nditaye ku mubiri. Mbwira Imana ngo uyu mubiri wanjye, Yesu nashimwe, uyu mubiri wanjye uzabora ariko ubugingo buzahoraho iteka. Amen. Abana nkabasiga mu rugo bashonje, ngahambira nkajya mu murimo. Amina. Ibyanjye nkabisiga biri gupfa, ngajya mu murimo w'Imana kuko niwo yanshakagamo, kugeza ubwo igihe cyageze irambwira ngo ibyawe ntabwo mbyitayeho, icyo ngeneye ni umurimo, singeneye kujya guhinga. Amen. Tekereza umugabo wo mu cyaro kumubwira ngo nduzajya guhinga akirirwa hinga. Ngewe Imana izambera umugabo umugisha, izanamuhe ubugingo. Namusize kenshi nkajya mu murimo w'Imana, agasigarana abana babandi umwe atatera urundi, akava mu murima akanamesana ya myenda abana bitumyemo. Mwebwe mufite amapampa, duhabwa ubushumba. Nanjye ntabwo nzi uko byaje, numvise ngomba kumuvugaho. Muvugaho ndangije ndanarira, kubera ko uyu munsi nta mugabo w'iki gihe wamesera umwana umwenda yitumyemo. Ntawe uhari, ntawe. Ariko umugabo wanjye yarabikoze. Naba nagiye gusenga ngasanga yatetse, ngagera mu rugo njya. Umugabo w'iki gihe wagutekera yumva ko wamusuzuguye. Ababibonye babona ko ari ibyo wamuhaye. Amen. Haleluya. Kubaka umurimo w'Imana no gushyira hamwe. Niba tutari gushyira hamwe umurimo w'Imana ntawo twakubaka. Amen. Haleluya. Umugabo ukamwumvira nawe akakumvira, ukumvira abana bawe nabo bakakumvira. Ariko Uwiteka akajya ambwira ngo mwana wanjye, aba bana nubwo ubona bari kukurushya, aba bana nabo umugisha. Buriya Eric yahagaze avuga ubutumwa, ngiye mubarira ari mwakambakamba. Niko mba ndi kumubona. Muri cyagiye yari ari gukambakamba ngakurura iya foto, nkareba ubuzima yabayemo. Eric yagendeye imyaka 3. Amina. Imana idutabare. Turi kwanga gukorera Imana, dufite ibyo turya. Turi kwanga gukorera Imana, dufite amafaranga. Turi kwanga gukorera Imana, twambaye neza. Nari nambaye inshokera. Kuwa gatatu ngajya gusenga, kuwa gatandatu ngajya gusenga, ku cyumweru ngajya gusenga, kandi umutima wanjye unyuzwe, nezererewe Imana. Ariko uyu munsi Imana yaciye inzira, abantu ntabwo muri kunezerererwa Imana. Nimureke tubanza tunezerererwa Imana, ibindi byose Imana irabiduha hanyuma. Imana idutabare cyane. Muririmbye yararirimbye ngo sinabura gushima, gushima iyo Mana no kuyubaha. Iminsi yanjye yarayongereye. Ubwo abarozi niko rugeretse. Abarozi ndibandetse. Ninde wapfuye? Ni mama Faida. Bakansengera nk'amasaha 3, ariko Imana
iravuga ngo ugomba kubaho kubera umurimo wanjye. Amen. Haleluya. Ibyo turi gushaka byose ni iby'akanya gato, ariko nimureke dushaka iby'ubwami bw'Imana no gukiranuka kwayo, ibindi byose Imana izabitwongereraho. Mwaka 2021 banyoherereje amahembe, utugare turacicikana imbere yanjye, ariko uyu munsi ndacyari muzima kubera ko nemereye Imana. Nawe niwemerera Imana, hari byinshi Imana izagenda ikurinda kubera ko wayemereye. Urasenga ugatekereza no kwiyahura pe, ugasenga, wava gusenga ugatekereza kwiyahura. Ese niba uri gutekereza kwiyahura, uri umwana w'Imana? Umwana w'Imana yihanganira ibimugerageza, yamara kwemerwa agahabwa ikamba ry'ubugingo. Yesu nashimwe. Arabaza baza gusenga, nkabona Imana ibacishirijemo umuyaga. Nge sinigeze ncishirizwamo umuyaga. Imana ngo ihuhemo ngo ntibyigeze bimbaho. Ikigeragezo ni icya nyiracyo, ariko nkamenya uburyo nkitwaramo n'uburyo nkifatamo, kandi nkacyubahiramo Imana. Ariko uyu munsi uri guhura n'ikigeragezo ukajya gusambana, urahura n'ikigeragezo ugakura ibyinyo abagabo b'abandi, urahura n'ikigeragezo ukajya mu mapede ngo nibwo ubona amafaranga. Izo ni indamu mbi. Hindura inzira zawe, Kristo azakurengere. Uri umushomeri, ariko ntabwo ariko bizaguma. Urashonje, ariko ntabwo ariko bizaguma. Mwaka 2020 Imana yanguye muri uyu mujyi ni wanjye, ntabwo hakiba ibyondo. Irantwara injyana kumuyumbo, injyana mu byondo, injyana ahantu hatagira itara, ahantu ntigeze mbona umuntu w'umukozi w'Imana ngo aze dusengane. Injyana mu nzira irimo Nyabingi nyibamo. Mwaretse tukubaha Imana, ibindi ko ari ibyayo. Mbana na Nyabingi, ndarwaragurika, ndabona umuntu wansengera, ariko se sinkiriho. Mana dutabare. Mana data wa twese, Mana mutware, Imana y'ubushobozi, Imana ivuga bikaba, Elishadayi, Imana ikomeye. Kano kanya kanona turasaba uruzitiro ku bugingo bwacu, turasaba uruzitiro ku mibiri yacu, turasaba uruzitiro ku bacu, turasaba uruzitiro ku batware, turasaba uruzitiro ku bana bacu, turasaba uruzitiro ku bakobwa, turasaba uruzitiro ku bagabo. Uwiteka Nyiringabo, umaze kutuzitirira, dusabye gukomerera mu ijambo. Ijambo ryawe niridukomeze, kandi rigira aho ridukura, kandi rigira aho ritugeza. Ijambo ryawe ritwubake, ijambo ryawe Mana ridushyigikire. Uwiteka Imana Nyiringabo, nirimara kudushyigikira riduhe gukomerera ayi data mu nzu yawe, riduhe gukomerera mu buririmbyi, riduhe gukomerera mu buhanuzi, riduhe gukomerera mu kwerekwa. Cyubahiro cy'Imana kigaragare kuri twe. O data wa twese,
izina rya Yesu Kristo. Uwiteka Nyiringabo, ayi Data wa twese, ibigombera itorero bizanwe n'amaboko yawe. Cyubaro cy'Imana kigaragare. Hari imigisha wavuze kuri iri torero, turayisengeye ma. Baterankunga bavuze kuri iri torero, turabasengeye, ubazanisha ukuboko k'ubugwaneza. Urambwira ngo nisenga nta sengesho ryanjye rizagwa hasi. Urambwira ngo uzarishyigikira muri kano kanya. Ayi Data wa twese, itorero ikamba rya Karuvari urishyigikire muri iki gihugu, urishyigikire no hanze yacyo. Oh Data wa twese, sengeye abarihagarariye, mbasabiye uruzitiro, mbasabiye gukomera, mbasabiye ubudahangarwa. Yesu w'imbaraga nyinshi, ayi Data wa twese mwiza, reka icyubahiro cy'Imana kigaragare, reka ubutware n'ubushobozi bwawe. Izina ryawe ureke rihabwe icyubahiro, kuko ukomeye Nyiringabo, ukomeye gusumba uko twe dukomeye, kandi unesha gusumba uko twe twanesha. Reka izina ryawe rihabwe icyubahiro hagati muri iri torero. Uwiteka Nyiringabo, hari ibyo bakwifuzaho, bizanisha ukuboko k'ubugwaneza. Sabye imodoka y'itorero, sabye imodoka y'itorero mu izina rya Yesu Kristo. Uwiteka Imana Nyiringabo, sabye imodoka y'itorero mu izina rya Yesu Kristo. Ndayisabira Nyiringabo Imana, mbibwirijwe n'ijambo ryawe. Haleluya. Uri Uwiteka niryo zina ryawe. Abaterankunga bari muri Canada ndabasengeye, bazanisha ukuboko k'ubugwaneza. Ikimenyetso cy'amaraso yawe kigende kibagereho, ubabuze amahoro, baze gukora ibyo bagomba gukora ahantu. Uwiteka Imana igira neza, Imana ikomeye, namenye neza kujya unyumvira. Reka gusenga kwanjye Mana, oh kukugereho Mana. Uri amahoro yanjye, urakoze, urakarama Kristo, kuko uri umunyembaraga n'umunyempuhwe. Amen.